man what is what. But me, in order to manage these Africans the way they are now, I'm still with the wrong model. An eye for an eye, a tooth for the tooth. Ndabasuhuje mwese abankurikira kuri Umusingi TV, muri aho tudaherukanye mwiriwe, aho bwakeye kare, aho bugishya mwaramutse, amakuru yanyu buri umwe ahari, mwifurije ibihe byiza, mwifurije ubuzima bwiza. Ni Gatera Stanley rero nk'uko bisanzwe, mbahaye ikaze mu kiganiro tugiye kugirana. Ibiganiro bimwe biratwigisha, ibindi tukamenya amakuru gusa, ariko haba hari ibiganiro birimo inyigisho. Uyu munsi rero hari ikiganiro nshaka ko tuganira kirebanye n'igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu gisa nkaho cyari cyarakuweho ku isi, ariko hari ibihugu bimwe na bimwe kigihari. Na Uganda bavuga ko nta gihano cy'urupfu kigihari, ariko mu itegeko nshinga riryemera igihano cy'urupfu, ntabwo rirahindurwa. Mu minsi ishize mwumvise inkuru y'umugabo witwa Christopher Okello Onyum. Uyu mugabo yishe abana 4, abana bo muri Gardienne cyangwa se irerero, b'abana batwara bakabasiga ahantu bakabarera, nubwo ari Gardienne ahubwo. Abakase amajosi. Uyu mugabo afite ubwenegihugu bwa Amerika, yagiye muri Amerika ngo akora n'ibintu by'ubuforomo, noneho aza kugaruka Uganda afite amafaranga, akoraho za business, biranga arahomba, ngira ngo amafaranga aramushirana. Ariko ngo yizeho n'ibintu bya ICC, bya bindi by'iterabwoba za Al-Shabaab. Noneho yaraje ku ishuri, aje kwandikisha umwana, abantu bazi ko aje kwandikisha umwana we, ariko yaraje kureba situation uko imeze kugira ngo agere ku gikorwa cye neza. So aravuga ati kangende nzagaruka. Agarutse rero ku wundi munsi, agarutse bo bari bazi ko aje kwishyura, ndetse ajya mu office avugana nabo na telefone agomba kwishyuraho byose. Ako kanya ahita, ubwo abana bari bari hanze bakina, rero yinjiye afite icyuma, ako kanya atangira gufata abana abakata amajosi. Yamaze gukata abana 4, abantu bamubonye batangiye guhurura. Hari umugore wafashe akagari, utugari tw'abana bakiniraho, arakamutera, arirukanga nawe ashaka kumutera icyuma, ariko abandi babaje. Ahita we wenyine ahamagara polisi. Polisi iraza, ariko abaturage bahuruye bashaka kumwica, polisi iraza iramufata. Abaturage basabaga kugira ngo bamwihanire, ariko ntago polisi yabyemera, n'amategeko ntago abyemera, kuko ntago ubuzi impamvu yakoze icyo kintu. Niyo mpamvu babanza bakamureka, bakanamugaburira, bakanamukora buri kimwe kugira ngo bamukureho amakuru. Kuko nubwo bamuzanye kumuburanisha mu rukiko, ku rukiko baruzanye ku ishuri neza aho yakoreye icyaha. Agasaba ngo bamuzanire amazi ya Rwenzori, bamuzanire fanta, muzanire n'intebe nicaraho, muzanire ji ya Minute Maid, bakamuha, ukabona mbese afashwe neza. Ibyo rero byarakaje abantu. Inyigisho zirimo nizi,
ndagira ngo ukurikire kandi nawe ujye utanga ujye ubaza aho mudasobanukiwe cyangwa nawe utanga igitekerezo muri comments hariya, ndetse mujye mukora subscribe. Imana ibaho umugisha ababikoze. Noneho ndashaka kubagerera ku gihano cy'urupfu, ukuntu bamukatiye igihano cy'urupfu kitajyaga kibaho. Uyu muntu ariko afite iba ari amagini, iba ari imyuka, iba ari imbaraga zidasanzwe afite, ntabwo tubizi, abantu baracyabyibazaho. Bwa mbere haguye imvura aho urukiko rwari ruri, aho kuri iryo shuri ahitwa Gaba, ni muri Kampala. Imvura iragwa nyinshi, ahandi ntiyahagwa nyinshi, ariko ho yarahaguye nyinshi. Bwa kabiri imodoka igonga umunyamakuru, imuca hejuru. Bwa gatatu haza indi mvura nyinshi cyane, itwara amashitingi baburaniragamo, kuko urumva bari bagiye kuburanishirizaho icyaha cyabereye ku ishuri. Imvura aho hantu iteye ubwoba. Abacamanza bariruka, bamwe inkweto zivamo ziratakara. Abantu baribaza, ariko si uyu muntu ni bwoko ki? Uyu muntu afite imidayimoni, afite amagini, afite imbaraga zidasanzwe, imyuka iki? Ibyo nabyo biba bigiye aho ngaho. Ubwo byatwaye iminsi myinshi bamuburanisha, kuko byanyuragaho ku mateleviziyo live. Noneho hari abatangabuhamya babaza, wowe wabibonye ute? Abapolisi, abakoze investigation, abarimu, biki, abantu 18 bose barabajijwe. Hanyuma urukiko ruza gufata umwanzuro. Rero urukiko rufata umwanzuro ko ahanishijwe igihano cy'urupfu. Ariko icyo gihano cy'urupfu mu mategeko, ubundi abantu bari bazi ko cyavuye, kuko ubundi abantu babakataga urupfu bakabica, ariko byagiye bihinduka ku isi yose igihano cy'urupfu kiba. Ariko mu itegeko nshinga rya Uganda igihano cy'urupfu kiracyarimo. Ntabwo baza ngo bakurase. Ngira ngo abenshi murabizi ukuntu bazana umuntu, niba mwarabibonye kuri Saddam Hussein. Noneho barakuzana bateguye ahantu uri bubanze, wenda yiba uri busenge, yiba uri bugire gute, mbese umunsi uba wageze, ubwo bakaguhambira amaboko ku ntebe, agatebe wicaramo. Ubundi mu bindi bihugu bo bagira akantu, iyo ari ak'amashanyarazi bakwambika mu mutwe. Ubundi rero hano bakazana umugozi bakagushyira mu ijosi, bagakurura, kandi uri kuri ka gatebe urahambiriye n'injegeri, iminyururu. Ndakeka banza ari uko nguko bigenda, niko nabonye. Iyo atari uko kurasa ni uko bigenda. Umugozi ukakuniga kugeza igihe upfira, bakajya kugushyingura nyine. Hari abandi bibaza rero, bari bazi ngo bahita bakurasa, ariko ntabwo bakurasa. Hari abandi bazi ngo iyo bagukatiye igihano cy'urupfu bagufunga burundu. Ni ibihano bitandukanye. Hano rero perezida niwe ufata icyemezo cya nyuma, nubwo urukiko ruba rwamaze gufata icyemezo, ariko perezida niwe ufata icyemezo cya nyuma, niwe usinya ngo bakwice cyangwa bakujyane muri gereza ufungwe burundu. Ndaje ndebe ko mbona akavideo ku mashusho media ka Perezida Museveni avuga ngo icyo yakoze nawe nicyo agomba gukorerwa. Yavuze mu Cyongereza ngo an eye for an eye, a tooth for a tooth.
kandi na Bibiliya irabivuga ngo uwicishwa inkota nawe azicishwa inkota. Museveni yavuze rero ngo iyo bavuze ngo an eye for an eye, umuntu nakuramo ijisho nawe umukuremo ijisho, nakuramo iryinyo nawe umukuremo iryinyo. Niyo an eye for an eye, a tooth for a tooth. Bisa ubwo rero nkaho yemeye ngo nawe yicwe. Arabyumva? Ubu ariko umucamanza uyu mugabo yamuhaye iminsi 14 yo kujurira cyangwa se ntajurire, kuko afite abacamanza abaroya, afite abavoka rero abantu barabatutse cyane ngo ni gute mujya kuburanira umuntu wakoze biriya byaha, kwica abana batoya, abana b'impinja. Ariko nabonye hari umwavoka umwe cyangwa umuroyi umwe wavuze ngo abantu nimuturakarire kuko ni akazi kandi leta iduhemba kugira ngo dukore ako kazi. Of course umuntu ntabwo yakwiburanira, bamuha umwavoka akaburana kubera ibimenyetso agatsindwa cyangwa agatsinda. Ariko uyu mugabo witwa Okello Christopher Onyum we ibyaha yarabyihakanye, yanze n'umucamanza yaramubwiye ati ahubwo ugiye numva natekereza kuri busabe n'imbabazi kubera ibyo wakoze, kuko mu rukiko yaravuze ngo ntago yari yuzuye mu mutwe, yari afite ikibazo cyo mu mutwe, uburwayi bwo mu mutwe. Abaganga baramupima basanga ni muzima, berekanye uko yatwaye imodoka, ibice byose yagiye azenguruka muri Kampala, aho yaparitse agafunga, akareba ko urugi rukomeye. Bati umuntu muzima ntabwo yakora, umuntu utari muzima ntabwo yakora ibyo ngibyo. Bamwerekana ageze muri feruje cyangwa traffic lights, yakwaka umutuku agahagarara, yakwaka icyatsi kibisi akagenda. Ibyo byose bavuga ko ibyo ari ibimenyetso byerekana ko uwo muntu ari muzima. Umuntu ujya muri banka akabitsa akabikuza byerekana uwo muntu ko ari muzima. Umuntu utashobora gukora akazi gasanzwe, ugenda aha ujya aha ukora ibi na landlord we cyangwa se aho yakodeshaga yaraje nawe mu rukiko arabazwa. Abo yakoranye nabo bose barabajijwe bati umuntu yari muzima rwose nta kibazo. Ubu rero dutegereje kureba umunsi wo kumwica, umunsi wo kumwica. Ariko ubwo aba yambaye amapingu no ku maguru yambaye injegeri cyangwa se iminyururu, abarinzwe bikomeye cyane, kuko abantu baravuga ngo baramutse bamuhaye igihano cyo kumufunga burundu, umunsi ushobora kuzagera agatoroka gereza, umunsi ushobora kuzagera hakagira ibihinduka akaba yakwica n'abandi muri gereza. Abantu rero bakavuga ati uyu muntu ibyo byose akwiriye igihano cy'urupfu nawe agapfa. Ariko abandi bakavuga ati ariko guhita bamwica kuriya kwa kundi nabasobanuriye, kumushyiraho kumuzirika amaboko ku byuma bakamushyiramo umugozi bagakurura bakamwica, bati ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ati ahubwo bamucaho agatoki kamwe bakamukuramo ijisho, bakamukuramo inzara, bakagenda bamwica buhoro buhoro, bamubabaza kugeza igihe azapfira, ntibamuvuze kugeza igihe azapfira akagenda. Mbese abantu bagiye babivugaho byinshi kuko abantu barababaye cyane kubona ukuntu yishe ubwana buto, koko inzirakarengane abana b'imyaka 2 ugakata ijosi ugasimbuka ugafata undi, ugakata ijosi ugasimbuka ugafata undi, ugakata ijosi abana 4. Iyo abantu badatabara vuba aba yarishe n'abana benshi. Kuko nabonye mu binyamakuru bavuga ngo yendaga kubikora mu mashuri 6 y'abana 6. Ariko ngo hari ibintu bitegeka abo bantu
bya bindi bavuga nyine byo kujya mu bapfumu cyangwa se cyangwa se imyuka y'iwanyu cyangwa se gushaka ubukire, kuko ngo iyo abo abana batoya ngo nibo bagira imigisha, ngo baba bakiri vierge, baba nta byaha barakora. Rero abapfumu ngira ngo babategeka abana batoya kugira ngo babone ubukire. Nawe rero yaza kuvuga ko yabikoze kubera yashakaga ubukire, ariko uwo yihamagariye polisi aravuga ati aranavuga ati nanjye namaze kubona ko ibyo nkoze bidakwiriye, mpamagara polisi. Mbese afitemo ubuhanga bwinshi cyane mu kujijisha ibintu, aravuga iki akanya agahindura iki, ariko akanaseka imbere y'ababyeyi bo yiciye abana, agaseka abantu umujinya ukabica. Rero abantu umujinya ukabica, akanabwira n'abavoka be cyangwa abaroya bakavuga ngo mube siriyasi urumva. Ariko sha ngiye nakurikira urubanza, ariko hari aho ugera ukumva wasimbuka ugaca no muri televiziyo ukamufata, cyangwa se ishyire muri uwo mwanya ari wowe mubyeyi wiyiciye. Ababyeyi bamwe barafentinze, barahwereye neza, kuko ibaze kuba uri aho wajyanye umwana ku ishuri uzi ngo ni amahoro nta kibazo, ukajya kumva telefone ngo umwana wawe bamwishe, bamukase ijosi. Wahita uhwera, ngira ngo nta nubwo ari ngira ngo wahita uhwera rwose, umwana mutoya. Ariko buri muryango Perezida Museveni yagiye abaha miliyoni 10. Ariko turabihanganisha mu by'ukuri, kubura umwana muri ubwo buryo birababaje cyane, birababaje. Umwana atarwaye uvuga yarwaye, byaratubabaje. Nta muntu bitababaje, cyane cyane ababyeyi. Buri muntu wese ufite umwana wabonye ukuntu bishe bariya abana yarababaye. So n'aba babyeyi bo biciye abana, Imana ibakomeze kandi Imana ibashumbushe, niko navuga jewe. Ntago ndi buvuge byinshi cyane, nibyo nendaga kubabwira. Niba ari ubukire yashakaga si umunyagwa, abana bane bose. Ubwo icyo dutegereje ni ukureba ukuntu bazamushyira, babyita akaraba. Akaraba ni ukukwica, ugukatira urwo gupfa bagushyiramo umugozi hano mu ijosi bakakwica. Nibyo dutegereje kureba, ariko ni akantu ka feke cyane, urabona kari aho ngaho mukabyaramo. Ariko nyine kuri isi habaho ibintu byinshi bitangaje. Ndumva ari ibyo ngibyo, reka ndumva ngira ngo nta kindi nibagiwe kubabwira. Nibyo dutegereje umunsi kureba ukuntu bazakica nako. Dutegereje umunsi. Ubwo bukire kashakaga se ko gatsindwa, ko katabubonye. Ibyo rero no muri gereza, murabizi ko nafungiyeho muri gereza ya Kimironko. Hari ukuntu bakubara abesikoro ni hatari. Ukuntu bakubara bakamenya amazina y'ababyeyi bawe, bakamenya aho wakuriye, bakamenya n'iki, noneho bakohereza umuntu akaza akakwishudikisha, noneho akazavuga ati ariko ngwino dutembereho hariya. Mugatembera, wagerayo ukajya kumva umuntu ariko ngo hano hari uyu muntu ngo ni umupfumu, kandi ngo afashije abantu benshi hano muri gereza bagasohoka. Noneho hari ababa batabizi, akavuga ati ariko nanjye wenda nafashe, kuko nkomeza kugira ibyago byo gufungwa kenshi. Noneho akemera, bagatangira kumbwira iwanyu ntabwo ari aha, iso ntabwo yitwa gutya, mama wawe ntabwo yitwa gutya, barumuna bawe, bakuru bawe, bashiki bawe.
umuntu aba yihishe inyuma utamubona avugira baba barakase ikintu kimeze nka mikoro ya radiyo cyangwa se ikijerekani ukumva aravuga ikijwi yahinduye ijwi ukumva umuntu avugira iyo ngiyo ikijwi bakakubeshya bakakubwira ngo rero kugira ngo iyi myaka ikuveho yo guhora ufungwa no kutabona amafaranga n'iki no kudatungana mu rugo rwawe n'ibiki uzashaka akana katarageza imyaka 10 karongore kumbe barimo baragushuka ngo uzaze kuri burundu ubasangemo nawe ujye kuri burundu kuko buriya bo baba bumva bashaka nabo ko bagira abari kuri burundu benshi nawe kubera bwa bugoryi ukagenda nawe ukajya gushaka akana ukagafata bakakugarura muri gereza uri kuri burundu. Urumva nibyo rero nibyo bashuka abantu ngo n'ubukire, ngo barashaka ubukire, ngo uzagende wica abana bakiri batoya, ngo nta byaha baba bafite, ngo baba bakiri ngo ba vierge, ibiki ibintu nk'ibyo bakashyiraho ibintu by'ubuswa by'ubugoriki. Urumva so ibyo bintu mujye mubyirinda. Ikintu ni nk'ukuntu biba abantu hano ku social media bakababeshya kugira gutya byose ni ubwesikoro. Ni ibyo ngibyo nashaka kugira ngo mbaganirize uyu munsi. Turacyategereje uwo munsi nyine, nawo nugera nzaza mbasobanurire, ariko igihano cy'urupfu kiracyahari nubwo abantu batabizi, ariko tegereje ko Perezida Museveni ayisinya, ariko kuva yabivuze kuriya buriya ni nkaho yemeye. Reka dutegereze ubujurire bwako tuzarebe. Ubwo ubujurire niburangira ni iminsi 14 ngira ngo basigaye nk'icyumweru kimwe wenda, ubwo nabyo tuzabibagezaho. Nibyo rero nagira ngo mbashimire, murakoze cyane. Ntimukibagirwe kuza kuri G1 Hotel. G1 Hotel ni hoteli nziza cyane. Ngira ngo mureba za jaride aho nkorera ibiganiro, bagira ibyumba byiza kandi kuri make, bagira amafunguro meza. Yitwa G1 Hotel. Abaza muri Kampala mujye mumbwira mushaka amacumbi meza, aho kurara heza, hatari urusaku. Muzi ko Kampala igira urusaku, ariko hano haba hatuje, nta kibazo pe. N'undi wese ushaka kumwamamariza namwamamariza. Murakoze cyane, mugira umugoroba mwiza. Bye bye. Chala kisajja lerenkera ne mukuba walala paka kiseninga message that there's a price you pay. Ngokoze actually tibabonereza kibali mukubonereza okero basendinga message babakungu basamola kino bwokikola kino kye kibonerezo aleka the emotions yo musango omulamuzi nze ndaba she did a good job. I also think she did. Yes, actually yabadde so patient. Sebone kasaba ku mazi ne kasaba minati me ne kasaba ti ne badanye bawulire Uganda bya joka ora bitu bibakoze mu kero katiba waliwo fly etambulambu waliwo official hangingide genda kubeera nambo mu first bugembe ye performing artist mu mutenzi empalamu Uganda yetu iza mutazika mu Pastor Mujingo Kenzo ne bala mwe kutegese nega byonna byakusaga buki nenga omulamuzi. I think twebaza Chief Justice, twebaza Abodo, twebaza mukwano gwangu ya prosecutions omusango ogwo ekitongole ky'amakomero okulaba human is what but me in order to manage these Africans the way they are now, I'm still with the wrong Moses. An eye for an eye, a tooth for the tooth. Is human is what but me in order to manage
These Africans, the way they are now, I'm still with the wrong model. An eye for an eye, a tooth for a tooth.